Ndabasoje mwese nongeye kubaha ikaze kuri channel ya Mr Sami Humble Boy. Muri iki kiganiro ngiye kugaruka ku bintu byiza byafasha mu kunoza imibanire irebana n'ubukungu, umutungo, amafaranga ku bashakanye mu rugo. Tugiye kugaruka ku bintu 10 cyangwa se uburyo 10 bwagufasha nkawe umuntu washatse cyangwa washinze urugo cyangwa witegura kurushinga. Ibintu 10 bishobora kuba byabafasha mu kubana neza mu birebana n'amafaranga, mu birebana n'imitungo mufite by'ubukungu. Nibyo tugiye kugarukaho. Ntujye kure, bana nanjye kuri channel kugira ngo nze mbikubwira. Hano kuvuga ngo urugo rwose rukeneye amafaranga kugira ngo rutere imbere. Ubukode bugomba kwishyurwa, fagitire zitandukanye zigomba kwishyurwa, amafaranga y'ishuri agomba kuboneka, imyenda yo kwambara myiza, tutibagiwe no kurya indyo yuzuye. Mu by'ukuri ibibazo by'amafaranga biri mu bikomeye byugarije abashakanye muri iki gihe. Kubura amafaranga byateje akaga imiryango myinshi kandi bitandukanye abakundana benshi. Wibuke ko ntawe ushaka agamije gusenya, ahubwo intego aba ari ukubaka urugo rukomeye. Ngaho bana nanjye rero tuze kubyigira hamwe ibintu 10 bishobora kugufasha. Ubu buryo buzatuma wirinda amakimbirane mu rugo rwawe mu gihe ubana n'uwo mwashakanye kandi mukabana neza. Kugira ngo uzirinde amakimbirane ku birebana n'amafaranga cyangwa umutungo, icyambere banza ushaka aho gukura amafaranga hahoraho mbere yo kubaka urugo. Ntibyumvikana kujya gushinga urugo udafite isoko ihamye yinjiza amafaranga, kuko ubwabyo ni ikibazo gikomeye. Gushaka si ikintu cyihutirwa, rero ntukihutire kubijyamo mu gihe utarafatishaho kwinjiza cash. Shaka akazi mbere yo gushaka kubaka urugo, kubera ko abantu bashobora gutera inkunga ubukwe bwanyu ariko nta muntu uzatera inkunga urugo rwanyu. Urukundo ni ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye, ariko muzirikane ko rutazishyura ubukode bw'inzu muzabamo, ntiruzishyura amafaranga y'ibitaro cyangwa amafaranga y'ishuri y'abana banyu. Rero ni byiza ko mushaka akazi kugira ngo muzakomeze umubano wanyu mwiza nk'abashakanye. Kubaka urugo ni inshingano, nta rukundo nyarwo mu gihe nta mafaranga mu rugo. Ibibazo by'amafaranga cyangwa ubukene bishobora gusenya urukundo mwitaga ko rukomeye. Ni byiza rero gushaka isoko ihamye yo kwinjiza cash mbere yo gushinga urugo. Banza umenye neza ko wowe n'uwo muteganya kubana nibura mufite aho gukura amafaranga mbere yo gushakana. Kugira inkomoko ihamye y'amafaranga ni ingirakamaro niba udashaka kuzashwana cyangwa kubabazanya n'uwo mwashakanye, kuko ubwo ni bumwe mu bwenge bwo kubana neza. Ikintu cya kabiri, kwiga gutanga mbere yo gukundana cyangwa gushyingirana. Mu gihe udashobora gutanga, bisobanuye ko utari umukunzi nyakuri. Ukwiye kutirengagiza gutanga cyangwa se kurekura nyine icyo ufite, kuko kimwe mu bimenyetso by'urukundo ni ugutanga. Mbere yo gushyingiranwa ugomba kurwanya umwuka wose wo kwinangira, umururumba no kwikunda, kuko ari abanzi bakomeye b'umubano w'urukundo. Urugo surwa wa muntu udatanga. Nanone ariko ntibisobanuye gutangaguza cyangwa gusesagura umutungo bimwe abenshi bita kwaye. Ntubyitiranye, byumve neza. Ni umwitozo wo kubasha kwita ku muzabana ndetse n'abana muzabyara. Kwiga gutanga ni umwitozo ukwiriye kukuranga mbere yo kurushinga, kuko gushaka umugore cyangwa umugabo bisobanuye ko mwiha 100%. Abasore bose ndetse n'inkumi bitegura kurushinga bakwiye kwiga gutanga. Umubano w'urugo ushingiye hagati y'abantu babiri bakundana kandi bafite ubushake bw'uko buri wese yabera umugisha mugenzi we, nta kwinangira cyangwa kwikunda gusa. Shishoza ndetse unitondera umuntu utiteguye gutanga umusanzu we ariko mu buzima agahora ashishikajwe no kwakira gusa. Uwo muntu uzamugendere kure. Icya gatatu kizagufasha kutagirana ibibazo by'amafaranga n'uwo mwashakanye, ntukigere ugira amabanga ku mafaranga uwo mwashakanye atazi. Utagira icyo umukinga ku by'amafaranga. Mu gihe wubatse urugo ukwiye kwirekura 100%, ntugire ibyo ukinga mugenzi wawe. Biravuze ngo ntuzigere nambuhisha ikintu icyo ari cyo cyose uwo mwashakanye, kuko ku munsi yabimenye azumva ko umuhisha byinshi, urukundo n'umubano byanyu bizema agatotsi. Rero vuga amafaranga yawe ufite ndetse mwese mugira uruhare mu kuyagenera ikintu gikwiriye cyo kuyakoza, ntawe hejwe muri mwe.
kandi hakabaho no gukorera mu mucyo ku byerekeranye umutungo wanyu, nta konti y'ibanga cyangwa umutungo w'ibanga. Icyo Imana ifatanyije ntihakagire ibanga rigitandukanye. Reka twifashe ijambo ry'Imana Itangiriro ibice 2 umurongo wa 24. Haravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Nk'umugabo n'umugore mugomba kwambarana ubusa mu buryo bw'umwuka, amarangamutima, ubukungu ndetse n'umubiri, nta guhishanya cyangwa ngo hagire uwo bitera isoni kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose cyakagizwe ibanga. Mu magambo make ni ukuba umwe muri byose, nta rwikekwe no gukingana. Tubyite gufunguka no gukorera mu mucyo. Uwo mwashakanye agomba kumenya telefone yawe, email ndetse na password ya konti ya banki ukoresha. Ku bagabo bamwe babifata nko kuba inganzwa, ariko siko biri. Mwibuke ko intego yanyu aba ari ukubaka, ukundana, mugatahiriza umugozi umwe. Uwo mwashakanye mu umudendezo agere ku byawe byose. Uko niko kubaka urugo bitandukanye no kuba ingaragu. Ikintu cya kane kizagufasha, ntukigere ureba amafaranga yawe uvuge ngo amafaranga yanjye, ahubwo uzayite amafaranga yacu. Kugira ngo urugo rwanyu rugere kure, ntugomba kugira iyi mitekerereze: amafaranga yanjye ni ayanjye, n'ay'umugabo wanjye ni ayacu. Ugomba kumenya ko amafaranga yose yinjizwa mu rugo, aba ay'umugore cyangwa ay'umugabo, n'ay'umuryango. Gushaka ni ugushyira hamwe nk'ikipe, gushaka ni ubufatanye. Mwembi rero mukwiye gukoresha amafaranga yanyu mu gutunga umuryango. Ababiri baruta umwe, kuko bafite ibisubizo byiza ku bikorwa byo guteza imbere umuryango binyuze mu gukorera mu bumwe. Zimwe mu mpamvu abagabo benshi bagira ukwiheba gukabije ni ukubera igitutu cy'amafaranga, twabyita imitwaro y'urugo. Arashaka kwishyura ubukode bw'inzu, amafaranga y'ishuri y'abana, kugaburira umuryango, amafaranga yo kwivuza, fagitire y'umuriro, fagitire y'amazi, fagitire y'umutekano, imyenda y'abana, iby'umugore wakeneye, kwita ku babyeyi banyu bageze mu zabukuru n'ibindi byinshi. Ku rugero, fagitire ye ya buri kwezi ifata miliyoni 2, ariko umushahara we ari 500 gusa. Nk'umugore ukunda umugabo we, ntibikwiriye ko yitegereza umugabo we anyura mu bibazo by'amafaranga bingana bityo nta nkunga namba. Niba ukunda kandi udashaka kumubura, mushyigikire mu bibazo byose by'urugo. Gushyingiranwa n'ubufatanye. Umugabo n'umugore rero bagomba gukorera hamwe bagatunga urugo rwabo. Ni isezerano. Niba impande zombi zifite ubushake bwo gutekereza gutya, umubano uzaba mwiza. Ugomba kumenya ko ikintu cyari icyawe mbere yo kubana ari icya mwembi mumaze gushakana. Amafaranga yawe ahinduka amafaranga yacu, imodoka zawe zihinduka imodoka zacu, inzu yawe ihinduka inzu yacu, abana bawe bahinduka abana bacu. Rero icyo ntigikwiriye ko wavuga ngo aya mafaranga ni ayanjye, tuzakoresha ay'uyu nguyu. Icya 5, ntuzigere wigereranya n'indi miryango mudahuje ubushobozi. Mbega ni ukunyurwa n'uwo uriwe. Niba ushaka kugira amahoro yo mu mutima mu rugo rwawe, uzanyurwe n'ibyo ufite. Ishimire bike ufite mu gihe ukora cyane, ushaka ibindi byisumbuyeho. Ntukagirire ishyari indi miryango, ahubwo uzishimire urwego uriho kandi wizere Imana ko yakugeza ku rwisumbuyeho. Icya 6, ntukazabe mu nzu zagurwa kwishyura ubukode bwayo. Menya neza ko ukodesha inzu ushobora kwishyura ubukode bwayo utagombye gutira abandi amafaranga. Mbega tangira ku byo ufite, ukodesha inzu ushoboye. Wibuke ko hari andi mafaranga nka fagitire y'umuriro, iyo kwivuza n'ibindi bizakeneye amafaranga. Ntuzakodesha inzu irengeje ubushobozi bwawe. Ntuzagerageze gushimisha umuntu uwo ari we wese mu gihe uzi ko udafite ubushobozi. Ba wowe, tangira ku byo ufite byawe. Bamwe bakoresha umushahara w'amezi 7 mu kwishyura ubukode bw'ukwezi kumwe kugira ngo bashimishe abantu, berekane ko barenze, baba ahantu heza, ari abasirimu. Ubwo ni ubuswa bukabije. Aho kwishyura amafaranga y'ikirenga ukodesha, kuki udashobora gutegura no kwizigama ayo kwigurira ubutaka ukazubaka iyawe nzu? Icyo tucyumve neza. Icya 7, irinde inshingano nyinshi. Irinde inshingano nyinshi mu muryango. Kubyara abana mushobora kuzitaho bihagije ni ikintu cy'ibanze. Bamwe mu bashakanye babyara abana buri mwaka, aho bakora amafaranga ntiyiyongera, ariko bakiyongerera inshingano umunsi ku wundi. Ntiwabasha gutera imbere mu gihe uri muri ubu buzima bugusaba inshingano nyinshi cyane. Tegura ingano y'umuryango wawe bijyanye n'ubushobozi bwawe. Nk'abashakanye, kwiyongerera umutwaro w'inshingano zabo mu miryango yanyu mukwiye kubigabanya. Urugero, niba bo mu miryango muvukamo bagusabye ko abana babo bagomba kubana namwe, banza urebe ko ubishoboye, kuko abo bana bakeneye kwitabwaho byuzuye. Bivuze ko niba uzi ko udafite ubushobozi bw'amafaranga, ntuzigere wemera inshingano ziyongera. Ibisukwanga bo mu miryango mukomokamo, ahubwo ni ubwenge.
Icyamunani, ntukajyana abana bawe mu mashuri udashobora kwishyura, kubera ko ishuri rihenze ntirisobanuye ejo hazaza heza. Tubyumvikane, ntibyumvikana na gato guhangana cyangwa kuguza amafaranga kugira ngo wishyure amashuri y'abana. Menya neza ko abana bawe biga neza kandi biga ku ishuri ushoboye kwishyura bitakunanije. Hari abo usanga babajyana mu mashuri ahenze cyane kugira ngo abantu babone ko bateye imbere, ariko siko biri. Ikintu cya 9, ntukigere ushingira ku isoko imwe yinjiza amafaranga. Shaka inzira nyinshi zinjiza amafaranga. Inzira nyinshi zinjiza bivuze gushaka amasoko menshi yinjiza inyungu. Ntukishingikirize kuri business imwe cyangwa umushahara w'ahantu hamwe. Amafaranga yawe ntagomba guturuka ahantu hamwe. Ni byiza ko wagira amafaranga 5,000 aturuka ku masoko 5 kuruta ko wagira amafaranga 10,000 aturuka ahantu hamwe. Wakwibaza, umunsi ya soko wakoraga 10,000 yahagaze, ese bizamera bite? Shora amafaranga yawe mu bucuruzi bwunguka. Amafaranga winjiza agomba kugenda yiyongera uko umuryango wawe wiyongera. Wowe n'uwo mwashakanye mukwiye kwicara mugapanga aho mwakomora amafaranga menshi kugira ngo muhaze ibyo umuryango wanyu ukeneye. Ikintu cya 10 aricyo cya nyuma, muragize Imana ubutunzi bwanyu bwose. Aho kurwana mupfa ibibazo bituruka ku mafaranga, mujye mufata umwanya mwereke Imana ubutunzi bwanyu bwose. Musenge kugira ngo Imana ibahe ibitekerezo bizahindura ubuzima bwanyu mu buryo bw'amafaranga. Imana ishobora gutanga intekerezo zahindura ubuzima ubusiraherezo. Aho kugira ngo urwane kandi utongane ku byo ukeneye by'amafaranga, fata umwanya usengere ibyo bibazo mufite nk'umuryango, byose bizaba byiza. Ntimukananirwe kubaka ingo nziza mu izina rya Yesu. Njye nari Mr. Sami Humble Boy, ndabakunda cyane. Mwibutse gukanda subscribe na like, share ubigeze ku nshuti zawe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bindi. Niba wabikunze, tanga comment. Ciao.